Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose nkize ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Mbibutsa ko kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu. Ubu ngubu wasaba kode y'igihe ushakiye, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se urw'agateganyo. Nyandikira cyangwa umpamagara aka kanya ni kuri 0789 93 16 ngufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa amategeko y'umuhanda, koresha iyo nimero tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntago wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kindi kinyabiziga mwigera muhura. Ese ni icyapa D rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E13 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa C19 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bushishemo imirongo itukura ibiri ikoza agakubo? Cyangwa ni icyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A, icyapa D1 ndakeka ko muri kukibona. B, icyapa E13 ndakeka ko muri kukibona. C, icyapa C19 ndakeka ko uri kukibona. D, icyapa C1 ndakeka ko nacyo uri kukibona. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni B, icyapa E13 kino gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nicyo cyerekana umuhanda w'icyerekezo kimwe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebera video no gukorera amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Kiba giteye ku buhe buryo? A, uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. B, uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. C, uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru, ishusho y'inka mu ibara risa rite ry'umukara. Hano urabona cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa kigaragaza igice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. Ese icyo cyapa giteye ku buhe buryo? Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ni mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Murabizi kiriya cyapa kigaragaza ko ugiye kugera ku gice gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. Igice cy'inzira nyabagendwa cyo gifite ishusho ya mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Iyo shusho y'inka nicyo aba ari n'ikirango. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na? Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Ese icyo cyapa kirangwa A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara.
kiriya cyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wayihisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, none iruhande rw'umuhanda agomba gukoresha, ese uri kugendera mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite igisate cy'iburyo n'icy'ibumoso, ese ni uruhe ruhande uba ugomba gukoresha? Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. B, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urabona isuku kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, haze cyukuri nta kindi ni C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Urabizi ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ariko uba ushobora gukoresha urw'ibumoso. Ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, uba wakoresha uruhande rw'ibumoso, ariko uba utegetswe kugendera iburyo bw'umuhanda. Uretse mu gihe bibaye ngombwa, biba ngombwa kujya ibumoso mu gihe ushaka kunyuranaho, gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi aho biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikintu uba usabwa kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe no gukanda subscribe aho hasi gusa. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bushishemo umurongo w'umukara ubereretse, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, muvuduko ntarengwa wemewe. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hanze cyukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. No kuvuga ngo iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye uba ugeze ku iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Muri make uragenda mu muhanda nta na kimwe ubuzwa, ibintu byose ubyemerewe, umuvuduko ushaka uwemerewe, kunyuranaho uko ushaka ubyemerewe, ikintu cyose ucyemerewe. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uba ugeze ahantu hari iherezo ry'ibibuzwa byose bari bakubujije mbere. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko uri gukosora kino kizamini ukagira ikibazo, cyandike muri komenti, ukande subscribe, mutegurire isomo. Wabona uri hafi y'umuntu utagusobanurira, ujye uhita umuhamagara. Nimero mba nazibahaye ni 0789351626, musobanurira ahantu hose waba wagize ikibazo. Serivisi yo gusobanura iba ari ubuntu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombeje ibice byinshi agomba kugera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese utwaye ikinyabiziga cyawe mu muhanda urombeje ibice byinshi, uba ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugenda mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D, nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni se twari twanabibonye ko uba ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda, keretse ushaka kunyuranaho, keretse ushaka gukatira ibumoso, keretse ushaka guhindura icyerekezo, nibwo uba wakoresha ruriya ruhande rw'ibumoso. Rero ndakeka ko waramutse se kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda, keretse ushaka kunyuranaho. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo, ndiza ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7 kirabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya iki? Hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbere y'uko unyuranaho hari ikintu banza wareba cyangwa wakora. Ese wakora iki? Hano ndakeka ko bamaze guhita iso cy'ukuri, yani iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere y'uko unyuranaho urabanza ukareba ko umuhanda ubona neza. Ese ntabwo ngeze mu ikona? Ese hari intera runaka ndi kurebamo imbere yanjye ku buryo haramutse haje ikindi kinyabiziga naba nabibonye? No kwitondera kunyuranaho, kubera ko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biba biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Rero ugomba kureba neza niba umuhanda ubona neza, ukitondera no kunyuranaho kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Akongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Aho ni kuri A. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C, emera icyo kinyabiziga kuko utambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, emerera icyo kinyabiziga kuko utambukaho niba imbere nta cyago gihari. Niba ubonye ikinyabiziga kiguturutse inyuma kikagutirira amatara y'urumuri rumyasa, akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Rero mu gihe uri kubona imbere nta kibazo gihari, wemera icyo kinyabiziga kutambukaho. Niba imbere uri kubona nta kibazo gihari, uri kubona nta kindi kinyabiziga cyaje, uri kubona hagaragara neza, uri kubona atari mu ikona, ukemerera kutambukaho. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ni gishya, ese kizakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A nyuma y'umwaka umwe na B nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi, icyo cyemezo kimara amezi 6. Noneho zaba ari ku modoka zidakora ubucuruzi kikamara umwaka, ukazakenera kujya gushaka ikindi. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, warabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje kosa kino kizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko aba ariyo kubera kizaba kibatereye umugongo bo uzabona bari kuvayo, nicyo bita ngo ni sens unique mu ndimi z'amahanga. Rero kino cyapa kikaba wowe kubera wowe uri kukibona kiba kiri kukubwira ko hatanyurwa, muri make wowe ntiwemerewe kujyayo, ariko abandi giteye umugongo uzabona bari kuvayo. Ndakeka ko waramutamo B ntihanyurwa, ndizera ko waramusikaniye agapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora ushaka ko tubicano yanyu cyangwa unyandikire nkuhira video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Bibutsa ko code ziri kuboneka ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bamaze kubishyira muri systeme. Ubu ngubu wasaba code yo kurushya rwa burundu cyangwa se urushya rw'agateganyo, nyandikira cyangwa umamagare ni kuri 0789351626 mufatire code aka kanya. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, koresha nimero 0789351626 tukwigishe nugerwaho uzakorera imwe uhitutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa, koresha nimero tuze tuyikwigishe ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse nka feri kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago, ugahita ucana amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo bamenye ko bagomba guhita baguha inzira kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu bamugomba kwitonda. Wabona ikinyabiziga cyawe gishobora guteza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago, cana amatara ndangacyerekezo yose cyangwa ibinyoteri byose kugira ngo bamenye ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B, ahegeye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubundi ziramburira zimurika wenda hagiye gutambuka umuyobozi cyangwa se ni mu gihe wenda hari kuba amarushanwa y'amagare, bagakoresha imburira zimurika, zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari igihe bakibaza neza kimeze gutya, ariko baba mu nsisiro gusa. Niba baba mu nsisiro gusa uzavuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Niba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose cyangwa n'ahandi hose uzahita ugihitamo, icyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Bifite ibihe bipimo? A, metero 3, B, metero 2 na santimetero 50, C, metero 1 na santimetero 10, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ibinyabiziga bifite ubugari bungana na metero 2 na santimetero 10 nibyo byagomba guhita bigira amatara ndangaburumbarare. Rero hano ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko izo cy'ukuri ari D, nta izo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Utwaye ikimodoka cya rukururana, uri gusubira inyuma, nturi kureba inyuma neza, ese wakora iki?
kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni C gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mu gihe mubibona ukabona umuntu ari gusubira inyuma ariko kubera ko atari kuhareba neza, hari undi muntu uri hanze uri kumuyobora uri kumubwira ati subira inyuma gato, kata iburyo, garuka ibumoso gato, subira imbere gato. Uwo muntu wari hanze. Rero mu gihe uri gusubira inyuma kandi utari kuhabona neza, ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga urajya arakuyobora. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Uba wakora iki? A kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C kugumana umuvuduko wari ufite. D guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A kugigamira ko kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Uragigamira ni ikinyabiziga gitwara abarwayi. Noneho cyacanye amatara y'intabaza arabagirana. Ugomba kugigamira ko kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukagiha inzira. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige oya ntibibaho. Kugumana umuvuduko wari ufite oya ntibibaho, ugomba kugigamira. Guhagarara bitunguranye mu muhanda oya biba byaguteza ibyago cyangwa umuntu uguturutse inyuma akaba yakugonga. Ahubwo uragigamira ko kanya byaba ngombwa ugahagarara kikabanza kigatambuka. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mubare ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita bihinduka. Biba bigomba guhita bimenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mubare ishinganye. None bikorwa mu gihe kingana iki? A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kiri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba izo cyanya cyo ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Hano rero nta hantu bavuze iminsi 8, niyo mpamvu duhisemo ko hari izo cy'ukuri ari D nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu minsi 8 ugihitemo, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko hano waramusamo D. Ndizera ko baramutse bagihindura ahita ugikora kuko ndabizi ko bajya bakibaza. Noneho bashyizemo igisozo cyanyacyo iminsi 8 uhita ugikora rero. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ntacyo gihindura. B abo rireba nibo batambuka mbere. C abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntacyo gihindura. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane haguteza ibyago nk'umuyobozi w'ikinyabiziga bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo riba riri ku myatsa. Ariko icyo kimenyetso ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Muri make n'icyo kimenyetso ni ukukubwira ko ugomba guca ahantu urushijeho kwitonda gusa. Ntacyo kiba cyareba cyangwa cyakubwira, nta kintu kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga ngo gihindure feruje cyangwa ibyapa byo gutambuka mbere waba urahasanga.
cyo kiba kiri kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo kuri nta kindi ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiri kukubwira ko bibujijwe kunyuranaho. Kubera iki bibujijwe kunyuranaho? Ubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None imodoka iri ibumoso uri kubona ko iri mu mutuku, bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga ubujijwe kujya ibumoso kubera ko ibumoso imodoka iriyo iri mu mutuku. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bivuza. Sura ku YouTube channel yanyu rero urebe iriya video kugira ngo ibyapa byerekeye ku byapa, ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Abari kugira ngo ugaragaze ibihe iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A. Inkombe mpimbano z'umuhanda. B. Ahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyura abayobozi b'amagare. D. Nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Inkombe mpimbano z'ubuhanda. Umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa se ahantu umuhanda ugarukira. Ndayizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini nakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri murari kikure niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cyo witegura kunyuraho. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kudepasa kugira ngo umwereke ko wabibonye. Hari itara ukoresha riba risa rite? Riba risa icyatsi kibisi. None bari kutubaza ngo iyo tara rikirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A. Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni ikihe? Ubundi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Yakagombye kuba ino B. Nuko hari abashyize iburyo hakagombye kubijya ibumoso. Bacyashyira ibumoso nicyo cyahita kiba igisubizo cyanyacyo. Ubwo ndizera ko niba uramuka gikoresheje mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Bajya bakibaza noneho bashyizeho ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Icyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Hano wavuze iburyo niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko niba bikosora uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasigaye ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, utubwire n'ubwoko bwa kode ushaka. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu? Aho ndavuga kuri kategori zose, cyangwa ni uruhushya rw'agateganyo ni kuri provisoire. Tugufatire kode aho waba hose mu gihugu, tuguhe n'imyitozo yaragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa uri hafi ufite akazi katakunda ngo tuze twigane mu ishuri,
cyangwa se ushaka kwiga turi kumwe, aho ni ku bantu bari hano muri Kigali biba byakunda. Amategeko y'umuhanda cyangwa mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare rero ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye igitabo turakikuzanira aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali kandi bitakugoye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, bari hafi gukora amahirwe masa.